Itangaza by'Imana bibaho nuko umwana rwose tubona asubiye mu mubiri rwose nta kibazo ubu ngubu rwose aratambuka aragenda rwose. Hano baje kugufasha bavuga ati bampamagaye njyewe ntuye ruguru iriya Ibumburwa barampamagara bampamagaye 3:30 hano nahageze hafi 5 za nijoro yego yewe utabaye ntabaye nyine uvuga ati wa mwana nirukankagwayo nari mfite ubwoba rero mbanza guhamagara bano bakuru banjye mukuru wanjye aje arambwira ati mpamagaye umuntu umusengera reka tube turetse kumujyana kwa muganga twizera musengere. Nibwo rero uyu mugabo yamusengeye nijoro nka 9:00 nibwo nabyutse nyine nkabona aba bose barahari bararyamye gusa mba nameze neza ariko sinzi ukuntu byagenze. none se wowe duturuke abanyeshuri bakuzana wari uri ku ishuri gukina n'abandi banyeshuri twari turi mu ishuri tugeze mu gihe cyo kujya gukina nyine 6:00 tugiye gukina nyine ubwo sinzi ukuntu byagenze nanjye nakangutse nsanga ndi hano. wumva urarabiranye abakubwiye se ko waje hano ute? aba bambwiye ngo naje hano abanyeshuri baneruye nta nkweto mfite nibyo nari nambaye ishati y'ishuri bamuzanye bamuteruye nabanye ndasenga inshuro ya mbere nshoje ndamubwira nti uwo mwana yitwa nde ambwira amazina ye yose nsubiramwe gusenga bwa kabiri nongeye gusenga bwa kabiri nahise mubwira nti muhamagare mu mazina ugerageza kumukangura urebe ko ari bukumve akitaba yamuhamagara rwose numva arahamagara wapi ntikurura akaboko nifata ukuboko kurure hanyuma use nk'umuntu umukoresha muvuma urebe ko byibuze yabasha kwinyeganyeza. Arambwira ati wapi nta kintu na kimwe noneho ahubwo atangira kurira ati umuntu ndabona yapfuye. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze shuti bakunze b'Irembo Ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hose ari abari mu mahanga ari abari hano mu Rwanda mwese tubifurize ibihe byiza. Tugeze gutya rero turabanyarukiye tugeze ahantu Imana ikoze ibitangaza habaye ikintu kidasanzwe cyane kuko rega Satani yaratwibye umuntu ariko Imana nanone iramugaruye. Tugeze mu rugo rero ahantu abantu bari gushima Imana wari upfuye yarazutse Imana igaruye ubuzima hari ibintu bihindutse kandi birabaye. Reka usabe tate atwibwire atubwire n'imirimo y'Imana ikorekeye muri uru rugo. Karibu tate. Yego nitwa Mukarugera Polinaria ntuye ku Ibumbogo yitwa Nyabikenke yego umudugudu wa Kigara. Yego ubwo rero twari dufite umwana mbese yafashwe rwose hari ni nka Satani yari imwibye araremba araca neza arapfa ariko kubwo gusenga turavuga ngo Mana nudusubirizamo umwana umwuka Mana tuzagushima. ubwo rero nibwo nahamagaye mwene data ndamubwira nti sengerera umwana wanjye ntararembye umwana wa murumuna wanjye ntararembye pe neza rwose yavuye no mu mubiri. ubwo yabikoze rwose aravuga ati nimufata musenga Imana ati kandi arakira kandi kuko byabaye ibitangaza by'Imana bibaho nuko umwana rwose tubona asubiye mu mubiri rwose nta kibazo ubu ngubu rwose aratambuka aragenda rwose. yarasanzwe afatwa se n'ubwo burwayi yari yagiye ku ishuri byaje bite yari yagiye ku ishuri agiye ku ishuri aza abandi bamutwaye mu maboko yapfuye neza ntazi mbese uko yageza yaza yapfuye neza ariko Imana kuko ikora imirimo n'ibitangaza turayishima pe kuko yamushubije mu mubiri. usanzwe se usenga none se Imana yaguhishure ko ari biki byari bimufasha nyine imyuka mibi ubwo iba yashatse nyine kumugira. ituruka ese ko uyu muryango usenga
imyuka mibi yaturukayo none se umujura ajya kwibaho ubutunzi butari oya ntabwo ajya ubutunzi butari naho rero ubu nyine satani ubusenga ariko nayo ikugenda runono ikugenda runono igukurikirana none se wabonye nyine ubwo urumva ntabwo satani yajya aho umuntu adasenga ajya ariko aho umuntu asenga nyine none se yarapfuye koko cyangwa ari kwa kundi umuntu aba ananiwe arabirana se we yarapfuye rwose yarapfuye wabibonaga rwose neza ukabona mbese uretse gusa imana yonyine yavuze iti reka nkore igitangaza gusa nawe uratangaye ndatangara nyine ndavuga nti imana ushimwe gusa nti ibi nzajya mbivuga nyine rwose kuko wakoze imirimo n'ibitangaza abo babyeyi se muri kumwe bari hano baje kugufasha bavuga ati bampamagaye ngewe ntuye ruguru iriya ku Ibumburwa barampamagara bampamagaye 3:30 hano nahageze hafi 5:00 za nijoro yego yewe utabaye ntabaye nyine uvuga ati wa mwana w'umusore arapfuye mvuga nti umwana wacu arapfuye birarangiye ariko nkageze naje mfite kwizera mfite ibyiringiro bikomeye mbona rwose mvuga nti imana ntiyabyemera ko umwana wacu yongera gupfa yongera guhara undi wapfuye se ubaha nyine ubavindimwe se yego urumva ntabwo we yapfuye ate se nawe yapfuye gutya amarabira rwose nawe ahita nawe yaravuye ahantu nta n'ahantu yaravuye yari mu rugo rwe gusa afatwa ari ku cyumweru wa mbere ahita apfa tumugejeje kwa muganga urumva ko ari ni dayimoni yasabye intuza uyu niwe waguhamagaye we wari uri ku murwayi muhe mikoro atubwira ukuntu ibintu byari bimeze mu by'ukuri we wari uri ku murwayi winjiye hano areba byari bimeze bite wari uri kumwe umurwayi aje ate bazanwe n'abandi nagiye kubona mbona abana bigana baramuzanye bamutwaye mu maboko mu kirere kuko atabashaga kugenda ubwo rero yahise aryama ubutinyeganyeza ubutareba ubutavuga ku buryo umuntu twamukoraga mu gatuza kugira ngo twumve kumwukuza kuko ubundi ntiwabonaga ko ahumeka nuko rero bimera bite bigira gute umushyira mu nzu se wahise utekereza se kujya kwa mbega n'ibiki wakoze mu by'ukuri nk'ubutabazi bw'ibanze wabonaga ko ugomba gukora gusa ngewe namuryamishije kuko nabonaga mfite ubwoba kuko n'undi yarafashwe mujyana kwa muganga nirukankagwayo nari mfite ubwoba rero mbanza guhamagara bano bakuru banjye mukuru wanjye aje arambwira ati mpamagaye umuntu umusengera reka tube turetse kumujyana kwa muganga twizera musengere nibwo rero uyu mugabo yamusengeye yamusengeye cyane aratubwira ati murebe buryo ki mumukangura biranga turavuga tuti buriya ahari ntari buzuke ntago ari bukire ariko umuntu arakomeza arizera nko mu masaha ya 7:30 8:00 tubona ashatse 8:00 z'amano oya z'ijoro tubona ashatse kuruka noneho tubona azamuye umutwe hararutse ubundi atabashaga kwinyeganyeza nyuma yo gusenga hari twari dusenze nka 3 amusengera ubwo mwari mwenyine mu nzu oya hari n'abandi bantu benshi ubwo baje bari bahari kuko bari wahuruje ubona umuntu agaruyemo umwuka agarukamo umwuka yego nura mukecuru se uri hariya nawe yari ahari ko yari yome nawe ni mukuru wawe se mwese muvindimwe ubwo umukuru ni uwe ko ndeba umukuru ari wowe ufite imvisi ziba zirimo nyine nabo ariko ntabwo wakunze kubigera cyane nkanjye nawe imvara zifite nuko aba yicecekeye ariko ndabona ari nkawe murumuna wanjye aracyari muto cyane yariye neza ahubwo nuko ajya ajyana uburwayi ahubwo wabonaga wamugani ubona atuje muhe mikoro nawe atubwira ukuntu yabibonye niba yararaha nk'umuntu we uzi umuntu wafashwe uzi umuntu wapfuye uko aba ameze nyine ubwo ngubwo agiye kumva numva arampamagaye
ampamagaye ubwo nari nicaye ku muryango nambaye ibitenge bibiri, iki cya gatatu nifubitse. Noneho ubwo n'abakobwa banjye bari bari imuhira. Noneho ubwo arampamagara ati yewe, ati ngwino muhawe ararembye, ati ngwino muhawe ararembye. Ndavuga n'abazimu bashye mu izina rya Yesu, n'abazimu bashye. Baravuga bati mama utangiye gusara, niwe abazimu bashye mu izina rya Yesu. Ubwo mpita mfata inzira, sinjya nihuta kubera kurwara mu gatuza. Ubwo mfata inzira ndaza nabo abakobwa bahita bankurikira, turaza. Tugeze hano ndareba ndavuga ni rero, ubwo narinzanye n'abandi badamu babiri, turasenga ndavuga ni mureke dutuze, n'Uwiteka arakora ibitangaza. Ubwo muri ako ka mwanya tusenga, hari undi muntu wadusengeye ku mazi, turayasengera amazi turamuharanywa, ayandi tuyamumenaho. Nuko noneho uyu mukirisitu nawe aradusengera, arasenga. Ni pasiteri, arasenga cyane. Arasenga. Nuko bigejeje muri ayo masaha ngiye kubona mbona yeguye umutwe, bamufata gakeya nyine araruka. Ndavuga ni yewe, n'Imana igiye gukora ibitangaza, nikoze ibitangaza. Nuko umwana tubona yegutse atyo. Ubwo amaze kuruka arongera araryama, ariko nyine ukabona ko none wagiye mu mubiri. Ukabona ko agiye mu mubiri, afite umubiri, ukabona arahumeka, ukabona hano hose haragira. Ukabona nyine agiye mu mubiri, atangiye kugaruka. Ubusanzwe wari usanzwe usenga? Usengera he? Sengera hariya kuri Adaperi, hariya hepfo. Mu birembo. Hari ibintu se Imana yabaguhishuriye, ni iki ubona ari iki uwo mwuka uturuka he nk'umuntu usenga? Uwo mwuka rero njyewe nyine uwo mwana wa mbere we yarafashwe nyine, arafatwa, noneho afatwa areba gutya, atavuga. Noneho ndavuga ni se na sita ko nta hantu ujya uzerera, ni ibiki? Nyine mbona ararembye. Ubwo turajyana, mama arambwira ati ngwino ujye kureba. Tubajije kureba, mbese nuko ahita afata moto ako kanya aramutwara. Ajya kwa muganga. Yagezeyo, ndongera nanjye ngeze imuhira nshaka igikoma mpita ngerayo. Ngezeyo ndavuga ariko se Mana, n'uyu mwana ibi ni ibiki? Nyine mama arambwira ati ndabona yorohewe, ariko njye nk'amaso y'abakecuru nkabona atorohewe. Ubwo bahita bajya ikibagabaga. Ubwo nko mu masaha 3 nibwo yamamagaye arambwira ati ngeni, ati ndabona sinzi uko ahindutse. Ubwo nibwo namubwiraga nti niba ari ibitabapfu, natari ibitabapfu nihangane. Ubwo rero njye narebye nsanga afashwe nka wenyine, kuko n'uyu ntiyavugaga, uretse ko watarebaga. Nuko ndavuga nihangane, twihangane, Imana irakora imirimo. Nuko nyine kureba yarebeye rimwe gutyo arimo kuruka. Tubona arorohewe, turavuga tuti Imana ihabwe icyubahiro. Mubona arageze. Ese utekereza ko iyo ndwara yaba ituruka kuki? Ubwa mbere yishe umuntu imeze gutyo, ubona ari nk'irya mukuru, ubona ituruka kuki? Ni abakurambere? Ni iki? Kera mwaraterekeraga? Kera se bataraterekeraga. Kera cyane. Uretse mu byizo byacu ko tutabikoze, ariko n'abataraterekeraga. Yabaga niyo ubundi hese iyo Mana y'Abanyarwanda wa mugani icyo gihe. Rega n'Abanyarwanda babaho. Uwo mwana yari umunyamahoro, yaritondaga, ariko urebye ni ikintu bamuteje. None se umuntu wafashwe ku wa gatandatu, ku cyumweru, ku wa mbere mu gitondo, akaba yananiwe kuvuga, atubasha kuvugana gake. Nibwo twamujyanye kwa muganga nyine ahita apfa. Imana ishimwe ko yagaruye uyu umwana akaba muzima, umwana ashimye Imana yo mu ijuru yagize neza. Akagira akabona
uburyo ahumeka akaba yongeye akaba muzima. Wenda nubwo turi buze kugera ku muntu wamusengeye koko akatubwira ukuntu wenda byari bimeze n'uburyo byari bigize, ariko dukwiriye no kubanza kubaza uwari wapfuye. Uwari wapfuye akaba yongeye akaba muzima, ubundi witwa nde? usanzwe nitwa Muhawenimana Jean Bosco. uri umunyeshuri se? Wiga mu kangahe? Wiga senior 3. Kureba uri mukuru ukaba wiga hatoya, warabanje gusibira? mu wa mbere narize nararwaye mva mu ishuri n'ubundi njya kuba mu bitaro. Ubitaro amaze igihe kingana iki? Sinzi ariko ni nko mu mezi angahe. Wari wapfuye? Njyewe ibyo bari kuvuga ntabwo mbizi, nyine ikintu meruka nyine nijoro nka 9:00 nibwo nabyutse nyine nkabona aba bose barahari bararyamye gusa mba nameze neza ariko sinzi ukuntu byagenze. None se wowe duturuke abanyeshuri bakuzana, wari uri ku ishuri gukina n'abandi banyeshuri? Twari turi mu ishuri tugeze mu gihe cyo kujya gukina nyine 6:00 tugiye gukina nyine, ubwo sinzi ukuntu byagenze nanjye nakangutse nsanga ndi hano. Wumva urarabiranye? Abakubwiye se ko waje hano ute? Aba bambwiye ngo naje hano abanyeshuri baneruye nta nkweto mfite n'ibyo nari nambaye, ishati y'ishuri nayo nari nambaye. N'ayo makuru yonyine bambwiye. None se igihe uhereye cya gihe wari urimo utangira gukina ukabyibagirwa ukisanga uri mu rugo, iyo wari uri mu yihe mudu? Wiyumvaga he? Wumvaga uryamye? Wumvaga uri mu nzozi? Ni ibiki byakubayeho? Uyu nyine njyewe numvaga ameze neza bisanzwe. Biza nyine nk'umunota umwe ugahita wumva birarangiye nyine gutyo. Ubitekereza nk'ibyakubayeho mu munota? Noneho ntiwari wapfuye, wari muzima? Ibyo ngibyo njyewe ikintu meruka mu kigo nyine twagiye gukina nongeye kwisanga ndi hano mu rugo nyine ndyamye, aba bose barandyamye imbere nkabona nazi nawe urumva uhita utungurwa. Kuba wari uzi ko uri ku ishuri ukabona abantu bose uri iwanyu, abantu bahangayitse. None se igihe basengaga nta kintu wumvaga bari gukurura uvuga ati bamvanaga aha, cyangwa ukumva hari imbaraga z'abadayimoni zari zigufite zirimo zikurekura? Njye ntabwo mbizi ibyo ngibyo. Ikintu nibuka ni nimugoroba gusa icyo gihe nakangukaga. Wibuka ibikirere? Nibuka mbyuka gusa nyine nkabona baraje bamaye, hari amazi bari kumpa sinzi, bona barayamaye, najya kweguka nyine nkumva meze nk'umuntu uremereye cyane. Sineguke. Ubwo cyangwa niko bapfa? Ntabwo babonye abamarayika baje kugutora, cyangwa ngo ubone abantu bambaye ibintu by'imikara baje kugutora? Ubundi se urakijijwe? Wapi. Kuki se udakijijwe? Sinzi gusa nyine sinyijijwe. Ntabwo njya nsenga. Kuki udakizwa se kandi ukaba wari upfuye? Nanjye ariko ngiye gukizwa. Ubwo ngubwo wenda nuko sinzi pasiteri niba ari butera agatebe hariya akanatubwira uko byagenza, akareba ahantu yicara hagaragara tukamubaza ku buryo arasiga kwatuje n'agakiza. Arasiga kwatuje ni gute udakizwa kandi wari ugiye gupfa, Imana ikakugarura? Ni iki gituma utari gushaka gukizwa?
ngiye gukizwa mw'iki gihe. none ngo ntushaka gukizwa ngo ugende ujye Imana igire, kuko ni ukuvuga ngo niba utari kwemera ko ukwiriye gukizwa, n'ubundi bya bintu byaguteye bishobora kugaruka ukaburagiye burundu. Oya, nzakizwa. Uzakizwa? urabona uzakizwa ryari? Nzakizwa nyine mw'iki gihe. Nk'iki gihe ryarize, nk'iki gihe undi mwaka. Oya, mw'iyi minsi nyine nanjye utangira kujya gusenga. Ngiye kujya gutangira gusenga. Bari bakurikiye Irembo Ryera, turimo turaganira n'umuntu warabiranye cyangwa se wari wapfuye akazuka, nk'uko wenda aba babyeyi babivuga bakurikije uko babibona, kandi hari ukuntu ngo byagiye bibaho ari kuri mukuru we, ndetse ari n'uyu nguyu nawe akaba yari yasaga n'uwari upfuye, ariko Imana kubwo gusenga iramugarura. Rero hari igihe abantu baba batazi kuba ari inkuru, ariko icyo ashima Imana ni muzima. Ubu urumva uri muzima ku buryo ushobora gusubira mu ishuri? Ahubwo ejo uzajyayo? Nk'ejo bundi. Kubera iki bishyira ejo bundi? Urumva nta mbaraga ziraza? Nta mbaraga mfite mu mubiri. Ubwo nicyo kikumenyesha ko hari ahantu wigeze kuba uri hatari heza. None aho hantu wabaye umwanya utibuka, ni ibiki wabonagayo? Mukuru wanjye. Wabonye mukuru wawe? Wagize ati mukuru wawe wariho se? Oya. Mukuru wawe wapfuye? Wamubonaga heza? Mukuru ahantu namubonaga se, namubonaga ari ahantu, reba nk'uko waba uhagaze gutya, ubona umuntu ari ahantu kure, ariko aguhamagara ngo mujyane. None se wamwitabaga, wabonaga yambaye ate? Wabonaga se ari gukora iki wa mukuru wawe aho yarari? Ahantu narindi ntabwo nabashaga kugenda ngo mugereho. Ni iki cyagutangiraga? Sinzi ikintu cyari kiri kubura. Kuki ntiwarebaga imbere hari ikibaya se, hari inzira? Wese aho wamubonaga yari arimo akora iki? Ntacyo, gusa yari ahagaze nyine ari nko agira gutya. Ubwo se urumva ushaka kujya kubaho haba? Wabonaga ari heza se? Nashakaga kugenda, ariko nyine nkumva biri kwanga. Kugira ngo ugende ubane nawe. None se ko wari uzi ko yapfuye, wumvaga kuki utamaje tese ko nkubonye kandi nzi ko wapfuye? Ibyo kumva ko yapfuye ntabyo nibukaga. Numvaga nyine ari gutya bisanzwe. Wumvaga akiri muzima? Ni ugusenga kuko hari igihe nyine biba bimeze gutyo. Utekereza ko uwo mwuka waje ukagufata ukagera ahantu uwo mwuka upfa, abantu ndetse bagatangira guhurura baje gutabara, utekereza ko uwo mwuka waba uva hehe? Ntabwo mbasha kuhakurura. Ni kuzimu, ntabwo aramenya ngo ni hehe. Reka noneho twakire pasiteri babwiye bati sengera umuntu, arasenga. Pasita Buhungu twari tumuzi, watangira wibwira ariko abantu badukurikiye kugira ngo abatakuzi bakwibuke, hanyuma ukatubwira n'ukuntu Imana yaba yagukoresheje iki gitangaza gikomeye gitya. Murakoze cyane. Reka nsuhuze abantu bakurikira Irembo Ryera TV, ndetse n'abantu bamenyereye kuri Narada TV nabo mbasuhuze mu izina rya Yesu. Mvuge ngo Imana ibaduhere umugisha. Hanyuma rero abatanzi, nitwa Pasiteri Buhungu Abeli, niko nitwa. Hanyuma rero ngira ngo nk'uko bisanzwe abantu bamenyereye mu buryo bumwe ndetse no mu bundi, nsanzwe nkora umurimo w'Imana, kandi nkakunda gutabara ahantu hose habaye ikibazo
ku bantu bampamagara nkabasengera bifuza ko mbageraho nkabageraho mbega muri make ndi umusirikare wa Kristo Yesu ya hano tuhasanze ikibazo cyahabaye ariko ubu ngubu Imana ikaba yaremye ishimwe kuko yagaruye uwari upfuye ariko baravuga bati hari umupasiteri wadusengeye ibi bintu wabimenye ryari kandi ukibimenya wakoze iki ya nk'ibimenye ngira ngo hari nka 3:30 za nijoro nari ntashe n'ubundi nsanzwe mvuye mu murimo w'Imana numva telefone irampamagaye hanyuma umuntu yampamagaye ntabwo nari muzi ariko aranyibwira ati ndi umuntu twasenganye ku musozi nafashe nimero waje kuyigisha ku musozi ni umusozi rero witwa Gorigota nagiye gusengerayo ubwo abantu benshi barafashe nimero amaze rero kunyibwira ndamubaza nti ni ikihe cyifuzo ufite arambwira ati dufashe rwose gusenga ntese habaye ikibazo ikihe arambwira ati mfite murumuna wanje ati apfushije umwana atambwiye ko umwana kabisa bimeze nabi ati dusengere uwo mwana ntapfe ati kubera yuko na mukuru we aheruka gupfa marabira gutyo nyene mbo ico nakoze nahise mubwira nti none wowe uwo mwana muri kumwe arambwira ati ntabwo turi kumwe ati njewe mba handi hantu ati bo ntabwo turi kumwe nahise mubwira nti fata nimero yanje uyihereze uwo murumuna wawe wari kumwe n'uwo mwana mbone musengere nta minota yahaciye nk'iminota itarenze 2 cyangwa 3 nza mbone yindi nimero impamagaye hanyuma rero iyo nimero impamagaye arambwira ati mpawe nimero na mukuru wanje dufite ikibazo ati ndapfushije umwana ntese byagenze bite ati ntabara nawe ntitumushingure nkuko duheruka gushingura mukuru icyo nakoze no kuvuga ngo nahise nkora iki namubwiye nti ndi mu nzira sindagera mu rugo ntumpamagare mu minota 10 mu minota 10 yampamagaye ndamubwira nti sawa kabisa ubu nageze mu rugo ati dufashe rero ati kubera yuko ati umwana wanje rwose atarambabaje ati ndababaye cyane atangira kumbwira uburyo ki yagiye ku ishuri ari muzima none abonye bamuzanye bamuteruye ndamubaza nti none ubona ameze gute abasha kuvuga abasha kumva ati nta kintu na kimwe ntavuga ntiyumva ati mbega bamuzanye bamuteruye nabanye ndasenga inshuro ya mbere nshoje ndamubwira nti uwo mwana yitwa nde ambwira amazina ye yose nsubiramwe gusenga bwa kabiri nongeye gusenga bwa kabiri nahise mubwira nti muhamagare mu mazina ugerageza kumukangura urebe ko ari bukumve akitaba yamuhamagara rwose numva arahamagara wapi ntikurura akaboko nifata ukuboko kurure hanyuma use nk'umuntu umukoresha muvuma urebe ko byibuze yabasha kwinyeganyeza arambwira ati wapi nta kintu na kimwe none ahubwo atangira kurira ati umuntu ndabona yapfuye nahise numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mubaze ngo muri bangahe arambwira ati turabantu 9 ati n'uwo mwana wanje arimo mpita mubwira ntabo bantu 8 rero babwire bose bashireho amaboko buri muntu ashireho ikiganza ariko bwari nk'ubupfindo kuko Imana yarimbwiye ikintu gikomeye Imana imbwira ngo abo bantu 8 nibashireho amaboko bose buri muntu wese ikiganza cy'iburyo gishire kuri uwo muntu wapfuye noneho ikindi kiganza cy'ibumoso agitunge mu ijuru ubwo mpitambara nta maboko 8 araza kumufataho noneho amaboko 7 bayatunge mu ijuru kubera ko abayarindwi kubera ko wari afite telefone ukuboko kumwe kwarimo telefone ukundi gufashe ku muntu wapfuye ubwo no kuvuga ngo amaboko 7 bayatunga mu ijuru noneho ayo maboko 7 Imana imbwira ko ari ikimenyetso
cy'iminsi 7 kuko Imana yo yaremye mu minsi 6 ariko Bibiliya ivuga ngo umunsi wa 7 iraruhuka ariko buriya yari igikora no kuvuga rero numvise ijwi rimbwiye gutyo mbikora nk'uko Imana bimbwiye nibwo bashizeho amaboko ndasenga kugeza aho kwanza babanje nk'abangora goto nti muko mutinze se ntimurabikora bamwe bakabikora abandi ntibabikore mpita mubwira nti umuntu udashaka kubikora nk'uko Imana ibintegetse mubwira abanza sohoka aje hanze aragaruka nyuma uwumva nawe ari bubikore abikore dusenge ubwo yari inshuro ya 3 turasenga turangije gusenga ndababaza nti nta mpinduka muri kubona ati ntayo turi kubona ntigerageza mu mukoreho munyeganyeze mugire gute mumera nk'abamukangura mumbwire ko nta mpinduka babikoze barambira ati wapi kabisa umuntu turabona byarangiye none ahubwo bazamura marira batangira kurira ndababwira ntumva rero twumvikane reka kurira ntabwo uwo muntu yapfuye atoya na mukuru we nuko byagenze twabonaga ari mikino ariko yaje gupfa turamushingura mpita mubwira ubwo nabwira mama w'umwana namubwira nti ntabwo uyu nguyu mwashinguye mwaramushinguye kuko tutari twakamenyana ni uyu nguyu rero bibayeho twaramenyanye uyu ntabwo muri bumushingure ntumva impamvu uwatwaye uwo wa mbere kuko Imana yaje kumpishurira ko ari ibintu by'imyuka mibi y'abarozi mpishurirwa yuko hariho umuntu wakoze ibyo kuri uwo mukuru we ashaka kugira gute kubabaza nyina ari wagiye gukora n'ibya kabiri kuri uwo nawe ariko Imana iza kumbwira ko none na mama we nawe babigerageje bikananirana nibwo rero namubwiye nti uwatwaye mukuru we uwo yaramutwaye nta kibazo byararangiye ntari kuwuwe kubera ko twamaze kumenyana uyu nta hakigiye ntibikunda ko agenda uyu ntabwo muri bumushingure muhumure isaha yariyo yose araza gukanguka ni mubifate nkaho yaryamye asinziriye araza gukanguka ariko nari nasenze ntegeka ngo bitotsi by'urupfu arimwo bimurekure kandi nasenze numva ndi mu mbaraga zidasanzwe numva Imana inyemeza ko ibyo turi gusengera bishoboka ubwo icyo gihe bambwiye ko nta gishobotse baranyeganyeza bakurura amaboko barambwira ati wapi umuntu turabona byarangiye nababwiye nti reka twongere dusenge inshuro ya 4 ndumva twansenze n'inshuro ya 5 ku nshuro ya 6 ndababwira nti ongera mu muhamagare mu mazina ye barahamagara wapi kabisa barananira none nta kimenyetso na kimwe mubona cyuko umuntu yaba gifite nakuka ati wapi nta kintu kimwe kiri gukora noneho icyo nakoze nahise mbabwira nti mumureke mumwihorere muryame kandi mutuze mwumve ko ntihagire n'ugira ubwoba na bukeya mubifate nkaho yaryamye asinziriye ibitotsi nibishira araza gukanguka ntimurumva mubyizeye ati turabyizeye ubwo bambwiye ngo harimwe abaturanyi bambwiye ko harimwo abavandimwe bavuye hirya no hino mbega muri makurumva ko abantu bari bahuruye birangiye ndababwira ntimutuze mugire kwizera araza gukanguka ubwo rero uko baje kubimbwira ariko ndumva nka 8 cyangwa 8 n'igice nabahamagaye ntibitabye telefone ndavuga ntubu wenda hari Imana yakoze barasinziriye ariko ngo ntibari basinziriye ahubwo bari baherekeje bamwe mu bari aho ngaho aho bagarukiye rero ubwo nje nanje naryamye akanya gatoya saa 10 nibwo nabonye telefone impamagaye barambwira ati umwana ni muzima ati yaje bagiye babona yeguye umutwe muri saa 8 za nijoro atangira kuruka nta kibazo ntibyo ntacyo bitwaye ntuko niko kugaruka kwe mu buzima naho buri ubuzima bwari bugarutse iyo umuntu arutse umuntu ntaruka yapfuye aruka ari muzima ntaho ubuzima bwari bugarutse nti none ibyo nababwiye si ibyo ngibyo nababwiye ntibibaye ati birabaye ubwo rero twakomeje kuvugana kuri telefone ahangaha nahageze kuva mu gitondo ubu ngira ngo nanone turi saa 10 za nimugoroba njewe nageze aha mu gitondo muri iyi nzu sindongera gusohoka muri iyi nzu kuva mu gitondo twakomeje gusenga ku buryo hari n'uwundi muturanyi waha yampamagaye nawe ngo yamfashe nimero ari kuri uwo musozi twahuriyeho n'uwampamagaye we ambwira narinzi ko ari kure ariko mubwira ahantu ndi naje muri iki gikorwa
nawe aravuga ati none nanjye ko ari aho ngaho ntuye noneho ati se nahagana muhereza bene urugo ahangaha bahamubwiye ahubwo dusanga baraturanye n'abaturanyi kandi ntibari bazinanye ku buryo nahise tumuyobora ahangaha ubu mwebwe muhageze musanga agiye nawe ndangije kumusengera ahangaha nawe cyari kibazo kiye nawe umugabo we ngo bamukuye ku kazi nawe baje bateruye ariko nawe ndangije kumusengera ahangaha bamuzanye aha musanze agiye Imana ihakoreye ibitangaza uyu musore se ko twumvise avuga ko ibintu byo gukizwa atabizi wamwatuje agakiza wamushyizeho imbaraga z'Imana bite mbo namusengeye cyane ku kibazo yari afite cyangwa se yahuye naco ejo ni mugoroba ariko ku by'ukuri n'ikijyanye no gukizwa naco twakiganiriyeho arambwira ko atarakizwa hanyuma musaba rero kubw'iki kintu Imana imukoreye musaba ko yahita ajya gukizwa agatangira gusenga na cyane cyane ko namwereka yuko nukuvuga ngo ubugingo bwe bwari burimbutse mwereka ko akwiye rero noneho gusenga afata inzira y'agakiza yabinyemereye ku by'ukuri arambwira ko agiye gutangira gusenga kandi namusengeye musabira imbaraga zibimubashisha kuko imbaraga za kimuntu buriya ziba ari nke cyane nta muntu wabyibashisha ariko namusengeye by'umwihariko muhamagarira imbaraga zimubashisha kugira ngo abashe kwinjira mu gukorera Imana ndetse no mu gusenga kuko ahantu Imana imukuye nawe nyene ngira ngo araza kongera avuge arabona ko ari ahantu hadasanzwe yarapfuye atamenye Yesu rero iyi niyo mpanuka ikomeye cyane ntekereza ko impanuka atari kugongwa n'imodoka gusa ahubwo impanuka ikomeye nuko umuntu apfa ataramenya uwo mugabo witwa Yesu rero kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwe nagerageje kumwereka umumaro n'inyungu bifitiye ubuzima bwe Imana iduhana umugisha amen amen ngira ngo wenda twakwinjira mu kanya ko gusenga wenda ukadusengera n'abadukurikiye ndetse sinzi niba hari umuntu ufite ikindi yavuga kuri ibyo byabaye byashima Imana sinzi iki tukaba tutamuniganya ijambo ariko mu by'ukuri turashima Imana irakora kandi si ugukora gusa ahubwo ikora cyane Imana irakora birenze uko twebwe twabivuga irakora mu buryo burenze ubwo abantu batekereza ndumva rero n'ubundi pastor wadushyira imbere y'Imana ugasengera abantu kandi iki gitangaza kikaba igitangaza kigumyeho yego murakoze cyane tutarasenga numva hari akandi kantu nakongeraho ariko aka kantu ngiye kongeraho n'akantu kavuga ngo ku by'ukuri nubwo ntari impari mpamya neza ko uyu muntu ubuzima bwe bwari bwagiye kure aho na nyirubwite atazi impamvu ni iyihe nkigera ahangaha uretse n'ibyo nabaza mama we na ba nyina wabo bavukana na mama wabo nyirubwite maze kugera ahangaha twaganire ndamubaza ntese wampa makuru y'ukuntu ejo byagenze nuko byari bimeze kugerana amaginga ya ukambwira uko ubyumva uko byakugendekeye arambwira ati kubyukuri nkuko namwe bibasobanuriye arambwira ati ngewe mperuka njya ku ishuri mperuka ndi ku ishuri ndi mu kigo ibyakurikiyeho sinakubwira ngo bimeze gutya naje gukanguka nsanga ndi mu rugo ndi kumwe n'abantu bo mu rugo kandi mbona ko imitima yahagaze abantu ubona ko hari ikintu cyabaye kidasanzwe none nta kintu na kimwe wibuka wabasha kumbwira cyakubayeho aturetse ko nakangutse nkisanga ndi mu rugo kandi naraherukaga ndi ku ishuri ikindi nkaza kwisanga numva nta kabaraga navunaguritse ncitse intege nkumva nyene nanjye ntazi ikintu cyabaye arambwira ati nta kintu na kimwe nzi icyo nshaka kuvuga niki iyo umuntu atabasha kumva kuko ibyo nabibaza mama we ngewe nkirimo gusengera uyu mwana kandi ku by'ukuri naje gusanga bakibimbira narinzi ngo ni umwana muto ariko afite imyaka 19 urumva ko ni umuntu mukuru nababaza nijoro bati aravuga ati wapi abasha nibura arareba ati wapi nta kintu na kimwe ubwo nawe namubajije niba atabashije kumenya ikintu na kimwe iyo umuntu atazi ibintu byabaye akaba ntabasha kuvuga akaba ntabasha kureba ngo abone
ntekereza yuko niba adashobora kurya akaba adashobora kureba n'amaso ngo abone ikintu n'ikindi akaba adashobora kuvuga ngo ube wamubaza gusubize ubuzima bwe ntabwo buba buri aho hafi mpamya neza ko atari muzima yari yagiye ubuzima bwe bwari bwamaze kugenda kuko iyo umuntu atumva ntavuge ntarebe ntubashe kuba wamuha ikintu ngo akirye ntabwo ari no kuremba kuko umuntu ashobora kuremba ariko yumva bakamutera urushinge kumva ko bamuteye urushinge bakamutera serumu akumva ko bamuteye serumu bakamwiyegeka akarya ariko akarya yumva arembye iyo umuntu arembye amaso aba areba amatwi aba yumva kandi ababasha no kuvuga ariko akavuga ijwi rito none umuntu ntavuga umuntu amatwi ntiyumva amatwi ntacyumva yahagaze amaso ntakireba ubuzima bwose bwahagaze mpamya neza ko Imana yakoze igitangaza kubw'amasengesho nasenze ndabihamya nihamiriza ku giti canje nkahamiriza n'Imana yanshoboje cyangwa se yamfashije uyu muntu akaba uyu mwanya ari muzima abasha kuvuga ibyo rero mbishimira Imana ihabwa icubahiro kandi ikinezeza ni kimwe nuko yatari uwa mbere atari n'uwa kabiri abakunze kugenda bankurikirana kuri social media ngira ngo byinshi barabizi baribuka umwana w'igasogi mu murenge wa Ndera uwo yapfuye saa 6 za nijoro ikiganiro kiri kuri YouTube kiri kuri channel yitwa Urugendo TV bajeho bandike ngo wa mwana Imana yazuye byarangiye barahita babona ayo makuru bafate na nimero za se na nyina bamubaze rero ndahamya ko Imana iba muri Pastor Abel iracyakora imirimo n'ibitangaza niriwe hano umunsi wose kubw'iki gitangaza nshima Imana nsengera n'abandi ndetse nubwo mama we atashoboye kuvuga byinshi kuko ameze nk'umuntu yaguye igihumura ndabizi neza hari n'ibyo yemeye agomba gukora nko kwitura Imana mbega ituro ry'ishimwe nubwo atavuze ibintu byinshi ariko ibyo sinamubeshera nawe ahibereye yavuze hari kimwe yambwiye yategerezwa gukora nk'umurimo w'Imana wo gushimira Imana ko Imana yagaruye umwana we mu buzima Imana rero iduhana umugisha n'abadukurikiye bose mbarizwa kuri Narada TV ndi umuyobozi wayo nshimiye Irembo Ryera TV n'umuyobozi wayo kuko yatwemereye akaza kugira ngo yereke abantu benshi badukurikiye ku isi nzima kugira ngo abantu babashe kumenya ko Imana yacu gikora ibitangaza Amen. Turagushimiye cyane nk'umuyobozi w'Irembo Ryera TV. Yes, Imana iguhumugisha kandi kubw'ubwitange bwawe Uwiteka gukubire 770. Ntekereza rero yuko Imana itabyirengagiza yagure Irembo Ryera TV ikora ikintu kidasanzwe mu izina rya Yesu ndabyatuye nk'umuhanuzi Imana iguhumugisha kubwo kwitanga ukishura amatike ukaza kugira ngo ugaragarize abanyarwanda ndetse n'abari kure y'u Rwanda iki gitangaza Imana yakoze. Reka rero munyemerere amen ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma ntarasenga nta muntu nkuko yari yabagije yumva hari ikindi kintu yakongeraho cyangwa se yavuga kubw'iki gitangaza. Gusa ikintu nakongeraho gusa nashimira Imana gusa Imana ijye guha umugisha kandi igikomeza guha imbaraga ni ukuri kubwitange wagize rwose ukemera ukitanga kugeza kuva mu gitondo kugejeje isaha 11 ni ukuri Imana iguha umugisha cyane kandi mwese ibaye umugisha utagabanyije tuyahera mu ijuru rwose Imana urugendo mwakoze igikomeza yongeremo ibaha imbaraga rwose mbasabiye umugisha tuyahera mu ijuru Imana ibaha umugisha cyane. Wasengeye abantu badukurikiye se Nyagasani Yesu Kristo Uwiteka Mana nziza Uwiteka Mana ifite ubutwari n'ubushobozi ndagushimye ndaguhimbaje Nyagasani Mana ndagushimye ngewe umubyeyi wakuye mu mbata y'ibyisi wakuye mu maganya n'amaganya wakuye mu gahinda gashaje nukuri data twarabo kurimbuka nukuri data twarabo gucirwaho iteka ariko data kubw'umwanya nk'uyu twemereye Nyagasani Yesu Kristo turagushimye turaguhimbaje Nyagasani Yesu Kristo kuko wongeye ukadusubiriza
umwana muhawe imbaraga nyagasani Yesu Kristo akaba ahumeka umwuka w'abazima rega mwami twari turangije kurira ariko data kubwo umwenda watabutse ahera nyagasani Yesu Kristo data niwe wavuze ngo buri muntu wese yigerere yakwibwirire natwe turakwibwiriye abaja bawe n'abagaragu bawe mwami duturije imbere yawe duturije ahangaha nyagasani Yesu Kristo abaja n'abagaragu bawe wemeye ko duturiza munsi y'iki gisenge urakoze data urakoze mwami mwiza urakoze mwami w'igitangaza uri umwami wahozeho kandi n'uzahoraho papa we turakuraritse nyagasani Yesu Kristo turakuraritse mubyeyi mwiza nyagasani Yesu Kristo umugoroba nk'uyu turabyigana gitare nyagasani Yesu Kristo dushaka gukora ku gishura cyawe nanone nyagasani Yesu Kristo muzi kwimpumyi nyagasani Yesu Kristo yaje yihuta nyagasani Yesu Kristo yakora ku gishura cyawe mwami Yesu Kristo ikabasha guhaguruka ishima izina ryawe natwe rero nyagasani Yesu Kristo umugoroba nk'uyu nyagasani Yesu Kristo nuko dushima izina ryawe kuko nyagasani Yesu Kristo wadukoreye imirimo n'ibitangaza urakoze papa mwiza uri umubyeyi utanga mwiza uri umubyeyi utanga utitangira itama kandi mwami wavuze ntawe ukuvuguruza kandi watanze ntawe gutanga imbere urakoze rero umugoroba nk'uyu bene data bagiye gushinga urenge bagenda nanjye nshinga urenge ngenda rega data tugenda ku byuma byakozwe n'abana b'abantu ntibigira amatwi yo kumva cyangwa amaso yo kurora ariko yo kukuri Imana uratururira gitare ni ukuri nyagasani Yesu Kristo ugendane na bene data bagiye kuzamuka nanjye ugendane nanjye ugiye kuzamuka ujya hari ibumbogo mwami nitugera mu ngando zacu tukumva twese amahoro duhumeka umwuka bazima ishimwe ni iryawe nyaguhora ku ngoma ishimwe ni iryawe nyaguhora ku ngoma ni ukuri nyagasani Yesu Kristo umugoroba nk'uyu ujye ukomeza ube muri iyi ngando kandi ujye ukomeza urinde bene data bavuga ubutumwa ni ukuri data ujye ubagirira neza nyaguhora ku ngoma urakoze papa rero mwiza ni ukuri data waritanze utanga umwana wawe urukundo aza hano mu isi aradupfira arababazwa turababarirwa ni ukuri data twarabukurimbuka gitare we twakubwira byinshi data bwakwira bugacya tugusaba icyanka abana b'abantu gitare we ibyinshi ukabiduhera ubuntu ni ukuri data bigushaka no kushima ni mu izina rya Yesu Kristo amen amen.